Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku kimera cyitwa time. Ni ikimera uzi kubera ko time ikoreshwa mu buvuzi, ndetse ushobora kuba utari uzi ko burya time ishobora gukoreshwa mu buvuzi butandukanye, yewe no kuvura indwara zikomeye nk'indwara z'umutima, indwara zifata mu bihaha ndetse no mu buhumekero, ndetse no kuba yaturinda indwara zirimo nka kanseri, ikagabanya ibyago byo kuba warwara diyabete ndetse n'izindi. Time rero ituma amaraso atembera neza, igatuma umutima ukora neza, ndetse burya ni ikimera cyiza ukwiye gukoresha, ndetse ni umuti gakondo, ndetse ni umuti burya ushobora no kwita ibiryo kubera ko urimo intungamubiri zitandukanye zirimo amavitamini ndetse n'imyunyungugu byose bikenerwa n'umubiri wacu. Muri kino kiganiro rero twifuje kukubwira ku kamaro kagera kuri 25 ka time. Ni akamaro kanini karimo n'indwara ishobora kuvura ndetse n'ibyo ishobora gufasha umubiri wacu, cyane cyane mu mikorere y'umubiri muri rusange. Time rero guhera uyu munsi ntuzongere kuyisuzugura cyangwa se ngo uyirenze amaso, kubera ko burya ishobora no gukorwamo ibinini ndetse n'indi miti ikomeye ikoreshwa mu kuvura uburwayi yewe bunakomeye. Time rero reka tuyivugeho, turebere hamwe akamaro kayo. Wakora subscribe ndetse burya kurikira kino kiganiro ukigeze ku musozo, kubera ko turi buze kukubwira byinshi byagira umubiri wacu akamaro, kubera ko icyo tugamije ni ugutuma umubiri wawe ugira ubuzima bwiza binyuze mu mirire ndetse no kwivura ukoresheje ibintu gakondo, udakoresheje imiti ishobora kukwangiriza no kugutera ibindi bibazo. Muri rusange burya time ni umuti ukomeye. Hari abashobora kuyikoresha nk'ikirungo cyangwa se bakayikoreramo icyayi. Uko wayikoresha kose, turaza kukubwira ko burya time ari agatangaza mu buvuzi gakondo. Burya time akamaro kayo ka mbere ni uko burya ifasha mu kuvura ibibazo bitandukanye bifata mu nzira z'ubuhumekero. Burya time abantu bafite inkorora, abantu bafite uburwayi bwo mu buhumekero bashobora gukoresha time. Time rero ishobora gutuma ubasha gusohora igikororwa mu gihe byari birimo kwanga. Kandi burya time ishobora kuvura indwara zishobora guterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri. Aha twavuga nk'indwara za bronchite, indwara zitandukanye. Ndetse burya time ishobora kuvura bronchite, kugabanya ibimenyetso by'indwara ya asima, kuvura indwara bita congestion, aho umuntu aba yafunganye amazuru, kuba umuntu hari gufungana amazuru, kuribwa mu mihogo, ndetse n'ubundi burwayi butandukanye bushobora guterwa n'amareriji. Burya time ishobora gutuma usohora igikororwa nko ku bantu bafite inkorora yakaye. Ndetse burya time ishobora gutuma uhumeka neza, igafungura inzira z'ubuhumekero nko ku bantu bafite uburwayi bwa covid cyangwa se uburwayi bwafashe bwatewe no kuba barwaye indwara z'ibicurane zikabarembya. Time rero burya ushobora guteka amababi yayo ukayakuramo icyayi gikomeye gishobora kuvura izo ndwara zo mu buhumekero. Ndetse burya time ishobora no gufungura mu mihogo, igafungura mu mazuru, ndetse igatuma yanakuvura gukorora. Akamaro kayo ka kabiri ni uko burya igabanya indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije, ndavuga hypertension. Burya time ni nziza cyane ku bantu bafite uburwayi bwa hypertension. Burya gukoresha icyayi cyayo ku muntu usanzwe ufite uburwayi bwa hypertension ni amahitamo meza. Ubushakashatsi bugaragaza ko gukoresha time bigabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, ndetse bikaba bishobora no kuwukuvura, bigatuma umuvuduko w'amaraso uhora ku kigero cyiza. Mu gihe wakoresheje time ugakomeza ugafata na ya miti wandikirwa n'abaganga, burya ngo umuvuduko w'amaraso uguma ku kigero kiri hasi. Ngo muri time rero dusangamo ikinyabutabire cyitwa Thymus vulgaris, kikaba ari ikinyabutabire gituma umutima ukora neza, kigatuma umutima wawe utera neza, kigabanya umuvuduko w'amaraso, ndetse burya ngo kigabanya n'ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol bigenda bikazibiranya imitsi itwara amaraso. Akamaro ka gatatu ka time ni uko burya ituma amaraso atembera neza. Muri time rero ngo dusangamo ubutare bwa fer butuma amaraso yawe atembera neza, ndetse burya ngo bunatuma amaraso yawe akorwa neza, cyane cyane aho intete zitukura zitwa red blood cells zikorwa neza biturutse kuri buriya butare, bityo amaraso agatembera neza kandi agatwara umwuka mwiza wa oxygen. Akamaro ka kane ka time ni uko burya irinda umutima wawe.
Time rero burya uyu mutima ibyo bigaterwa n'umunyungugu witwa potassium ndetse na manganese dusanga muri time. Potassium rero ikora nk'ibyitwa vasodilator cyangwa se vasodilatation, aho bituma imitsi yawe iruhuka, ndavuga imitsi itwara amaraso, ibyo bikagabanya umuvuduko w'amaraso ukabije ndetse bigatuma n'imitsi yawe ikweduka. Ibyo rero bikaba bigabanya uburwayi cyane cyane n'uburwayi bwa stress ndetse n'ubundi burwayi bushobora gufata imitsi itwara amaraso harimo nk'ubwitwa atherosclerosis, ndetse bikagabanya no kuba warwara indwara za stroke ndetse n'indwara z'umutima zishobora kukwibasira. Akamaro ka gatanu ka time nuko burya ivura indwara yo kuba wagira amaraso make izwi nka anemia. Time rero burya ikungahaye ku kigero kinini ku butare bwa fer cyangwa se iron. Fer ikaba ari ingenzi cyane mu gukora amaraso ndetse no gukora intete zitukura zizwi nka red blood cells. Bityo rero gukoresha time bituma ubona ubutare bwa fer ku kigero gihagije, bityo n'umubiri wawe ubasha gukora amaraso ahagije. Akamaro ka gatandatu ka time nuko burya ituma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza. Burya ngo muri time dusangamo ibinyabutabire by'ingenzi cyane bituma igogora y'ibyo twariye rikora neza, ndetse burya ngo time ishobora kugabanya ibibazo byo kuba wahura n'ibibazo byo kuba mu nda hakuzana umwuka, cyane cyane nko ku muntu nyine ukunda kugira icyo kibazo. Time rero ngo kandi ishobora gutuma amara yawe akora neza, ikaba ishobora kugabanya ububabare bwo mu nda cyane cyane bwatewe no kuba wenda ufite ibibazo mu mara nko kubyimbirwa cyangwa se nko kuba wagize ibibazo bya digestion. Time kandi igira akamaro ka karindwi karimo ko kuba ishobora gusukura umubiri. Time rero burya dusangamo ibinyabutabire byiza bizwi nk'ibyitwa phenolic antioxidant, cyane cyane nk'icyitwa luteine na zeaxanthine ndetse n'icyitwa timonine. Bino binyabutabire bikaba bisukura umubiri, bikirukana ibinyabutabire bibi mu mubiri ndetse bikanabinetraliza, bigatuma uturemangingo dukora neza ndetse n'umubiri ukabasha kwisukura no kwirwanaho ubwaho. Akamaro ka munane ka time ni uko ifasha mu kugabanya ibiro by'umurengera no guhangana n'ibibazo by'umubyibuho ukabije. Icyayi cya time rero burya ngo ni cyiza cyane kubera ko gifasha mu gutuma umuntu agabanya umubyibuho ukabije ndetse n'ibiro by'umurengera. Akamaro ka cyenda ka time ni uko time ituma amagufa yacu akomera ndetse akagira n'ubuzima bwiza. Burya time ikungahaye kuri vitamini K, igakungahara kuri fer, igakungahara no kuri calcium ndetse n'umunyungugu wa manganese. Izo ntungamubiri zose zikaba zikeneye kugira ngo amagufwa yawe akomere ndetse abashe no kugira ubuzima bwiza muri rusange. Time kandi igira akamaro ka 10 karimo kuko bari nziza ku mugore utwite, aho nyine time icyayi cyayo ari cyiza cyane ku mugore utwite, cyane cyane ku mugore utwite inda ikiri nto itarengeje amezi 3, kubera ko bigabanya ibyago byo kuba inda ye yavamo bitewe nyine n'impamvu zitandukanye. Time rero ituma inda ye igira ubuzima bwiza. Akamaro ka 11 ka time nuko ari nziza cyane ku muntu uri mu mihango, ndetse burya ikaba yagabanya n'ububabare bwo mu mihango, aho ikora nk'imiti bita antispasmodic medication, cyane cyane nk'imiti ya ibuprofen. Akamaro ka 12 ka time nuko izamura ubudahangarwa bw'umubiri, ndavuga abasirikare b'umubiri mu guhangana n'indwara. Muri time dusangamo vitamine C ku kigero kinini cyane. Iyi vitamine ikaba ari ingenzi cyane kubera ko izamura abasirikare b'umubiri, bityo rero umuntu agatandukana n'uburwayi butandukanye. Vitamine C kandi ituma umubiri ubasha gukora ibyitwa collagen, nabyo bikaba ari ingenzi cyane mu gusana uturemangingo tw'umubiri ndetse no gusana imikaya y'umubiri. Akamaro ka 13 ka time nuko burya ishobora kurwanya kanseri, ikagabanya n'ibyago byo kuba twakwirinda kanseri cyangwa se twarwara kanseri. Time rero burya ni nziza cyane kubera ko bituma mu mubiri wacu hatavukamo ibibyimba bishobora kubyara kanseri. Ndetse burya nko ku bantu bafite uburwayi bwa kanseri, burya gukoresha time ni nziza kubera ko ifasha umubiri kurwanya iyo kanseri, cyane cyane nko kanseri yo mu kibuno ndetse na kanseri y'amara nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi. Time rero burya ni nziza cyane kubera ko itugabanyiriza ibyago byo kurwara kanseri ndetse ikaba inafasha umubiri wacu kurwanya kanseri. Akamaro ka 14 ka time ni uko ifite ubushobozi bwo kwica mikorobe. Burya time ishobora kwica mikorobe zo mu bwoko bwa bagiteri
izo mu bwoko bw'imiyege ndetse n'izo mu bwoko bw'amavirusi. Muri time dusangamo ikinyabutabire cyitwa timoro, kikaba ari ingenzi cyane mu kwica izi mikorobe. Ndetse burya ngo time ishobora gukorwamo imiti itandukanye yica mikorobe ndetse n'udukoko tubi dushobora kudutera uburwayi, yewe harimo n'amavirusi. Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko time ishobora gukorwamo amavuta yitwa essential oils akoreshwa mu kwica mikorobe ndetse na bagiteri, cyane cyane nk'iyitwa Escherichia coli ndetse n'iyitwa Salmonella ndetse n'izitwa Staphylococcus aureus ndetse n'izitwa Candida albicans. Ndetse burya time ni nziza cyane mu mikorere y'umubiri no kwica udukoko muri rusange. Akamaro ka 15 ka time ngo nuko burya iturisha ubwonko. Burya ngo gukoresha icyayi cya time gituma ubwonko bwawe butuza, ndetse ibyo bikaba byanakurinda indwara za stress n'imikorere mibi y'ubwonko. Akamaro ka 16 ka time nuko burya ituma ubwonko bwacu bubasha kwibuka, ndetse igatuma ubwonko bwacu butabasha kwangirika bitewe no gusaza, ndetse ikagabanya n'ibyago byo kwibasirwa n'indwara zitandukanye nk'iyitwa Parkinson, iyitwa Alzheimer, indwara zizwi nka schizophrenia ndetse na depression. Izi zikaba ari indwara zibasira ubwonko ndetse zikaba ziduteza ibibazo bitandukanye, harimo nko kwibagirwa, ibibazo byo gusara ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye birimo nko kuba dushobora gutakaza ubushobozi bwo kwibuka. Akamaro ka 17 ka time nuko burya ikungahaye ku mavitamini n'imyunyungugu, byose by'ingenzi cyane kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza no kwirwanaho. Aha twavuga nka vitamini A ndetse na C, imyunyungugu nka cuivre, ibyitwa fibre, manganese, fer ndetse n'ibindi. Ibi byose bikaba ari ingenzi cyane mu guhangana n'indwara umubiri wacu ushobora kwibasirwa nawo, aho bizamura ubudahangarwa bw'umubiri, ndetse burya ngo bikaba binafasha kuba umubiri wacu wagira ubuzima bwiza muri rusange. Akamaro ka 18 ka time nuko burya ifasha mu kuba twatandukana n'ibibazo bya indigestion cyangwa se kugubwa nabi n'ibiryo, cyangwa se kuba twagira ibibazo bya food poisoning. Burya ubushakashatsi bugaragaza ko gukoresha time bituma cyane cyane nk'ibiryo bitangirika, ngo bikaba bishobora gutuma nyine tutagira ibibazo bya food poisoning mu gihe wakoresheje time kugira ngo ibiryo byawe bibashe kumara igihe kirekire bitarangirika, cyane cyane nk'inyama cyangwa se ibiryo byanyujijwe mu ifuru. Akamaro ka 19 ka time nuko burya ituma tugira mu kanwa heza, ndetse ikarinda amenyo yacu, ikarinda n'ubuzima bwo mu kanwa. Burya ngo time ibonekamo ibinyabutabire byiza bituma amenyo yacu akomera, ndetse burya ngo time bashobora kuyikoramo imiti bakoresha boza mu kanwa, aho ngo igabanya udukoko tubi dushobora gutera uburwayi bw'amenyo n'indwara zo mu kanwa muri rusange, no gutuma amenyo yacu acukuka. Akamaro ka 20 ka time nuko burya irinda uruhu rwacu. Burya ngo time ifite ubushobozi bwo kurinda uruhu rwacu uburwayi bw'ama-infection ashobora kubwibasira. Ngo time rero burya igabanya uburwayi bwo ku mubiri, ndavuga uburwayi bwo ku ruhu, ndetse bundi ikanabuturinda muri rusange nk'ubushobora guterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri buzwi nka Staphylococcus aureus. Akamaro ka 21 ka time nuko burya ivura ubugendakanwa, ndetse ikaba ishobora no kwirukana umwuka mubi mu kanwa. Burya ngo time kuyikoresha yavura indwara z'ubugendakanwa, ndetse ikaba ishobora no kuvura ibibazo by'umwuka mubi mu kanwa, ndetse n'indwara zizwi nka gingivite cyangwa se zishobora gufata ishinya. Bityo ngo time kuyikoresha ivura mu kanwa muri rusange. Akamaro ka 22 ka time nuko ituma amaso yacu abasha kubona neza, ikanarinda ko twakwibasirwa n'uburwayi bw'amaso, aho time ikungahaye kuri vitamini A ku kigero kinini cyane, ndetse burya ngo iyi vitamini ikaba ari ingenzi cyane mu kurinda amaso yacu no kuba amaso yacu akomeza kubona neza. Ngo time rero ishobora kugabanya ibyago byo kuba twarwara indwara ya cataracte izwi nk'ishaza, kubera ko twakoresheje time gusa. Akamaro ka 23 ka time ngo nuko iturinda imihangayiko, ndetse ikanatuma stress itatwibasira. Ngo time rero burya ibinyabutabire tuyisangamo bituma imyakura yumva ibasha gukora neza, ndetse n'ubwonko bwacu bugakora neza, bigatuma stress hormones zigabanuka. Bityo rero ugasanga kuba twakwibasirwa na stress cyangwa se kuba yatuzahaza bigabanuka, ugasanga nyine tumeze neza. Muri rusange akamaro ka 24 ka time nuko burya yica udukoko tubitwa mu bwoko bwa bagiteri.
Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko time ishobora gukorwamo imiti ishobora kwica udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, ndetse burya ngo time ishobora kuvura uburwayi butandukanye bushobora no kuba twariye uburwayi butandukanye, twariye ibiryo bihumanye bikadutera uburwayi. Ubushakashatsi butandukanye bwakorewe mu gihugu cya Poland bwagaragaje ko time ifite ubushobozi buhambaye bwo kwica udukoko two mu bwoko bwa bagiteri zizwi nka Staphylococcus, izizwi nka Enterococcus, ndetse n'izizwi nka Escherichia, ndetse n'izizwi nka Pseudomonas bacteria. Akamaro ka 25 ka time ni uko burya irinda ibiryo kuba byakwangirika. Burya ngo time ushobora kuyikoresha ubika ibiryo byawe kugira ngo bitangirika, ndetse ikaba ishobora no gutuma bimara igihe kirekire bitarangirika. Muri rusange time ni nziza, ni ikimera cyiza ku buzima bwacu, kandi ni umuti gakondo ushobora gukoresha ukakuvura indwara zitandukanye. Wakora subscribe